uyu munsi rero wa none ibintu byose turimo kubaka, Satani agiye kohereza itsinda ryitwa abakobanyi, kandi abo bakobanyi bagomba kuduseka ibyo turimo gukora byose. Korari irimo irateganya ibi n'ibi, ariko muracyari injiji zigezaho, nta nubwo mujya mumenya aho igihe kigeze. Itorero ryacu turimo turategura amavuna, rega amavuna yararangiye igihe cyayo, muracyari mu bintu by'amavuna. Ni ukuri rwose, dufite gahunda nimugoroba turasubira ku rusengero twiga iby'umuryango, ariko ubu ntabwo muramenya yuko Imana yakorotiriye umurimo koko. Kuki mutabimenya? Kuki murimo kudoda umwambaro Yesu yatabuye ahereye hejuru? Ubu koko mwe ntabwo muba mubibona? Ukaganira n'umumama uti se afite Bibiliya, ukabona rwose afite Bibiliya n'ibitabo, ukamubaza uti wari wicaye ko ntakubonye mu rusengero? Ariko ninde wababwiye ko Imana iba hariya honyine gusa? Hari ahantu tuvuye, ariko Imana iri kumwe natwe. Erega ibintu bizivangura, muzamenya ukuri. Kangira ikintu mbabwira, ubu dufite abantu barimo kuducika badasezeye. Ndagira mbabwire ngo ubu ngubu ibarura ry'Imana rikurikije abahagurutse rikareba n'abo dusigaranye ubu ngubu ni bake, kuko hari n'ugenda akihicaye. Yesu yarebye abigishwa be arababwira ati muraboneye, ariko si iki? Yuda yari ahicaye, kandi si inshingano ya Yesu kwirukana Yuda. Nababwiye ngo impamvu yakuzanya aha ibifitanye isano n'izakujyana. Niba warahamagawe n'umuntu akakubwira ati tugende nkwemereye imyenda ariko ubatizwe, nuramukuye n'umuntu ukamuguriza amafaranga muri iri torero akakwambura, ntuzagaruka, kuko impamvu yakuzanye ifitanye isano n'amafaranga. Nikugusha igomba kuba ifitanye isano n'amafaranga. Haramubwira ati hari umuntu yancanze, umuntu yananiye, kandi imyanzuro arimo gufata ifitanye isano na rubanda rusange, kandi ifitanye isano n'ubuhanuzi. Ndakora iki? Mikayeli araza yegera wa mwami, mu minota mike yaragakemuye. Umwami abyuka mu mutwe igitekerezo cyo kwica abantu b'Imana cyagize gute? Mu gitabo cy'intambara ikomeye haravuga ngo na n'ubu Imana iracyakorera mu bitekerereze y'abanyapolitike no mu nzego z'imanza. Ariko abantu batangiye kuzana ibibwirizwa byo kurwanya leta, abantu batangiye kuzana ibibwirizwa byo, reka mbabwire, Zerubabeli afite umusozi umwe uri imbere ye, ariko aramutse agize ubugoryi akahashyira umusozi wa kabiri ntazabasha kuwuterera, kuko n'uri imbere ye urakomeye. Turi mu gihe gikomeye, dufite umusozi umwe uri imbere yacu, kandi uwo musozi Imana irimo irawemera kuko izaduha imbaraga zo kuwuterera, ariko umusozi w'ubugoryi no kwishyira mu kaga nta muntu Imana izaha imbaraga zo kuwuterera. Ufite umusozi umwe utagizemo uruhare, kandi no kuwukemura nta ruhare uzabigiramo. Ariko umuntu uri bugire ubujiji imbere y'akaharema indi misozi kandi hemewe umusozi umwe gusa, araba yikururiye akaga Imana itazamufashamo. Bakatubwira bati rero kwa kana k'umugabo n'umugore bagiye gufatana mu mashati. Mbere na mbere yuko urwo rugo rwasenyutse tugira ikindi dukora, aho kugira ngo twubake tubanze tubasabe gushyiraho igicaniro, ibindi bintu bizakurikireho nyuma. Icyo twebwe dukora ni iki? Mugenda muri komisiyo ebyiri, komisiyo iri buganiriza umugore n'iganiriza umugabo. Higaniriza umugore baramubwira batari ko uyoboye ko abagabo bakunda ibiryo, wagiye ubyuka ukamutekera. Ubwo ikibazo kigize gute? Kirakemutse. Kandi buriya abagabo b'iki gihe nabarakara yakumanyura n'umutwe, navuga jya uceceka. Umudamu ati kuva uyu munsi ngiye kubyiga. Bakegera umugabo bati wowe wagiye utanga iposho, wowe ntabwo uzi ko ibiciro ku isoko byazamutse. Hari intambara muri Ukraine, ibintu byose byarazamutse, ariko ibintu byose biva muri Ukraine. Umugabo barangiza bati babakobwa bo ku rusengero uhobera nibo batuma umugore wawe ararakaye, kandi ikindi banke yawe warayimuhishe, byibuze gerageza konte uyicemo ibice bibiri, ugira iyindi ufungura atazi. Ubwo twagiye kugira umugabo iki inama, fungura indi umugore atazi uzaza ucururizaho, ariko ugire n'akandi gakonti uzaza ushyiraho udufaranga, umugore nawe ajye kubikuza abandi bamubone kuri banke nawe ari ku murongo. Kabanya umutwe, nufunga umutwe abagore azagukubita inyundo. Barangiza bati rero ibibazo birakemutse, mubahamagare noneho komisiyo tureba aho bigeze. Umudamu akaza areba hasi kuko nibyo bamusabye, umugabo nawe akaza avuga ati madamu, umutungo wose tugiye kuzaza tuwusangira. Muhoberane, bagahoberana, usenga ati Imana bigume gutya. Kangira ikintu mbabwira, nyuma y'amezi 5 noneho hari haragiye abakuru b'itorero,
umugore nyir'urugo aravuga ati hataje pasitoro ntago rizarema, pasitoro wenyine niwe nshaka, bariya abantu bose ni abesikoro bagenzi bawe. Kubera iki? Turashaka gusana tudahereye ku gicaniro, bizatugora. Zerubabeli yahereye ku gicaniro, arangije ikindi kintu yakurikijeho. Igicaniro ubwacyo cyamusabye yuko imihango yera yongera kugaruka. Wazanywe n'umugore kuko mugiye gukora ubukwe. Umugore wawe umunsi wamubonanye icupa munsi y'igitanda ntabwo uzagaruka, kuko ikibazo cyakuzanye cyongeye cyavutse. Zerubabeli amaze kubona iki kibazo, batangiye kubaka. Bari bafite akazi gakomeye, bari bafite kubaka urusengero bakaruzamura kuko hari hasigaye fondasiyo. Reka ngiye ikintu mbabwira, birashoboka yuko Satani ashobora kuvanga, birashoboka ko Babuloni ishobora kugira ibintu isenya, ukabona ibintu mu rusengero byazambye, ariko hari icyo Imana itigeze yemerera Babuloni. Babuloni ishobora gusenya ibintu, ariko Imana ntijya yemera ko fondasiyo ikorwaho, kugira ngo abasannyi nibajya gutangira bazabona aho bahera. Ntabwo Imana ijya yemera yuko fondasiyo ikorwaho. Itorero ririho uyu munsi wa none rifite akazi ko muri Yesaya 58 murongo wa 12. Buriya nubwo tujya tuvuga ko itorero ryacu rishinzwe ubutumwa bw'amarayika batatu, ariko ubutumwa bw'amarayika batatu bwagarutse kugira ngo budusubize muri Yesaya 58 murongo wa 12. Imana ikeneye abantu bagomba kubaka mu matongo. Bibiliya ikongeraho ngo ya kera, kugira ngo hatagira umuntu wishakira ikibanza gishyashya akajya kubaka ibintu akabyita iby'Imana. Ni amatongo ya kera. Icya kabiri, gushinga imfatiro za kera zari ziriho kera. Ntabwo iri torero ryemererwa gushinga imfatiro zubakiye kuri logike cyangwa se ku bintu byavuzwe kuri radio na televiziyo. Dufite imfatiro zahozeho kera. Izo mfatiro nizo twubakaho ibibwirizwa, izo mfatiro nizo twubakaho indirimbo. Abapasitoro nizo mfatiro nizo bagomba kubakiraho amagambo babwira bizera n'amatangazo y'itorero. Bana bacu b'abakobwa muri aha, ni ibintu bibiri. Ugomba kwishakamo umwanya wo kuguma ku birenge bya Yesu. Nutawubona urabishashira mu mwuka mu kirere, imiyaga yose izazi gutwaraho ishatse. Ariko kuko mu ijuru hari Imana, Imana ikabikunda itorero ryayo, kandi iryo torero rikaba riri ku isi ririmo abanyantege nkeya. Niyo mpamvu imbaraga ya Mwuka Wera igomba kuba mu itorero. Mu gihe murimo kubona ibintu byazambye, aho kugira ngo ibibwirizwa byacu tubyerekeze ku bapasitoro, tubyerekeze ku bakuru b'itorero, iki ni igihe buri wese afite amahirwe yo gupfukama agasenga akavuga ngo Mwuka Wera muyobozi ube hafi n'iki n'abakristo. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Kandi ijambo ryawe rigira imbaraga muri twebwe, rigabanya ingingo n'umusokoro kugira ngo rigere muri twebwe aho amagambo y'abana b'abantu atabasha kugera. Kandi ku musozo w'iri jambo uduhe icyerekezo kizima, utwereke ibuye tugomba guhagararaho ryizewe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo umusozi imbere ya Zerubabeli. Umusozi imbere ya Zerubabeli. Umaze kudusomera isomo, adusomeye isomo ryo muri Zekariya. Mujye muri Bibiliya zanyu, Zekariya igice cya 4 umurongo wa 6 n'uwa 7, aho Bibiliya yavuze ngo, aransubiza ati, ijambo ry'Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri ati, si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye. Iri somo ritangira ritwereka yuko ibigendanye n'umurimo w'Imana nta gatuza n'amaboko bigomba gukoreshwa. Impamvu Imana yabivuze nuko mu gihe cyo gusana Yerusalemu amaboko n'imbaraga byarakoreshejwe ngo abasanaga Yerusalemu bahagarike umurimo. Imana itanga igisubizo rero, ivuga yuko yo tekinike izakoresha si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka
w'Uwiteka. Niko Uwiteka avuga, Nyiringabo avuga. Umurongo wa 7, wa musozi munini we wiyita iki imbere ya Zerubabeli. Muri iri somo haragaragaramo ibintu bibiri bikomeye. Hari umuntu witwa Zerubabeli uri hariya, abandi bantu bose ntago bavuzwe, ariko izina rye riravuzwe kubera impamvu tugiye kwiga muri iki cyigisho. Icya kabiri, Zerubabeli ari kumwe n'Imana y'inyambaraga, ariko Imana niyafashe katerepurari ngo itegure inzira Zerubabeli ajya agenda nta kibazo. Imbere ya Zerubabeli hari umusozi, ariko Imana yongera gutanga irindi banga. Ibwira wa musozi uri imbere ya Zerubabeli yuko uzahinduka iki? Ikibaya. Ariko barangije, Bibiliya ntiyafungiye aho, iravuga ngo azazana n'ibuye risumba yandi, barangurure bati nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha. Kubera iki Zerubabeli atari uhawe umugisha, ahubwo ibuye yazanye naryo akaba ari ryo rihabwa iki? Umugisha. Reka ndebe abantu bafite Bibiliya zabo. Amen. Imana ibahe umugisha. Ngibi rero ibintu tugiye kwigana. Icya mbere dukeneye kumenya Zerubabeli ni muntu ki. Zerubabeli ni umwe mu bantu bavukiye mu bunyage. Daniel igice cya mbere, aho mwese murahazi, Nebukadineza yagiye i Yerusalemu asenya inzu y'Imana, atwara ibikombe byo mu nzu y'Imana, arangije atoranya n'abantu beza n'abazi ubwenge n'abantu bafite imitekerereze mizima, arabajyana i Yerusalemu, abajyana i Babuloni. Yerusalemu arayisenya, n'imihango yose yahaberaga byose birahagarara. Rero abantu bagiye i Babuloni n'ubundi barabyaye. Zerubabeli rero yavukiye i Babuloni. Izina rya Zerubabeli ni imbundo y'amazina abiri. Zerubabeli bisobanura kuvukira i Babeli cyangwa se i Babuloni. Noneho uyu mugabo yaricara abona ibintu byarazambye, akazaza ahabwa amateka y'imihango y'Imana yaberaga i Yerusalemu, akabwirwa uburyo Imana yabanaga n'ubwoko bwayo, akumva biraryoshye. Harangije aravuga ati kuki ibi bihe bitagaruka? Umuntu w'Imana aratangira arasenga kugira ngo ibihe byiza Imana yari yarahaye abantu bayo byongere bigire gute? Bigaruke. Noneho arangije, Imana ibona yuko gusenga gusa bitagira kwiga, nta kintu byageza ku muntu. Imana imukundisha kwiga ubuhanuzi bw'abagabo babiri, Hagayi na Zekariya. Ubu buhanuzi atangiye kubwiga, akazaza areba umuntu Imana izakoresha akamubura. Abwira Imana ati Imana, abantu bose ndabona barangaye, nje ndashaka ko ibi bintu ari njyewe ubikoresha. Imana ntigikoresha umuntu utagaragaje ubushake bwo gushaka gukora. Umurimo rero buratangiye. Muri icyo gihe Zekariya amaze kumva ibyo bintu by'Imana bikunze, hari ikibazo cyari rusange mu bantu. Abantu bari barwaye indwara yo kwirebaho, buri muntu wese yirwanagaho mu by'ubuzima bwa buri munsi. Noneho abantu bari barangariye mu kubiba, abantu bari barangariye mu kintu cyitwa kurya, kuko imyaka bari baramaze batabona ibiryo yari myinshi. Abantu bari barangariye mu kwambara, abantu bari barangariye mu kunywa. Ikindi, buri muntu wese yarwanaga intambara yo kwigwizaho ibihembo. Ariko ibi bintu byatumye bibagirwa Imana, bibagirwa n'inzu yayo yasenywe i Yerusalemu. Muri Bibiliya zanyu, muri Hagayi igice cya mbere umurongo wa 6, Imana yereka wa muhanuzi witwa Hagayi. Zerubabeli yakundaga gusoma ibitabo bye. Imana igenderera Hagayi, igice cya mbere umurongo wa 6. Imana yegurira Hagayi impamvu ibintu bitagenda neza muri icyo gihe. Imana yabwiye Hagayi ngo mwabibye byinshi ariko musarura bike, murarya ariko ntimuhaga. Uyu munsi ntabwo wavuga ngo murarya ariko ntimuhaga, uyu munsi wavuga ngo murarya ariko ntimushira umururumba. Bibiliya irakomeza ikavuga ngo muranywa ariko ntimushira inyota, murambara ariko ntimushira imbeho, kandi nukorera ibihembo abibika mu ruhago rugize gute? Rutobotse. Ikibazo si uko amafaranga yabuze. Hari n'abantu bicaye hano barimo kubara amafaranga batigeze babara kuva bavuka. Ahubwo ikibazo turimo turabika mu ruhago rutobotse.
imbere yanjye hicaye abantu barimo gukorera amafaranga batigeze bakorera. Ariko ikibazo ni ikihe? Ko amafaranga yiyongera, umururumba n'ubukene n'ubutindi n'amagambo y'intege nke akarushaho kuturanga. Ni ukubera ko turimo turabika mu ruhago rutari urw'Imana yaduhaye. Urw'Imana yaduhaye twarushyize ku ruhande, turimo turabika mu ruhago Satani yaduhaye, kandi Satani ntiyaguha uruhago rudatobotse. Niyo mpamvu hano hari abantu bicaye barimo kubika mu mabanke, ariko banke mu minsi iri imbere zigiye kubagaragariza ko ari imifuko iva vuba bidatinze. Hari igihe connection zizabura. Hari igihe connection zizabura, ushake kugura ikibanza bakubwire bati connection irabuze, ariko nukigurisha uyazanye kuyabitsa bati connection irahari. Yego, mukeneye kwicara mukiga ikintu cyitwa uruhago rutobotse. Inyigisho zose zirimo gukorwa, inyigisho zose zirimo kwigishwa abantu bishimiye, ni zirimo gushuka abantu babikaga mu ruhago ruzima bakabika mu rutobotse. Uyu munsi wa none mfite isomo rimfatisha feri. Ni isomo rivuga ngo mwibikira ubutunzi bwanyu aho ingese n'inyenzi bitagira gute? Bitagera. Uyu mugabo amaze kubona iki kibazo, Imana yateguye gahunda yo guhagurutsa abantu bagomba kujya gusana i Yerusalemu. Aba bantu bagombaga guhaguruka, nta kindi kintu cyagombaga kuba kibahagurukije uretse Imana yonyine. None nagira ngo nkwibarize, waje mu badive habaye iki? Wazanywe n'iyihe mpamvu? Ni igiki cyaguhagurukije kugira ngo uze? Kubera iki? Ikintu cyaguhagurukije uza hano gifitanye isano n'ikizakujyana. Mwajyanywe n'iki mu butayu? Ni ukureba bambara imyambaro y'imihemba, abo ngabo bo baba mu ngo z'abami. N'umubare munini w'abantu babatijwe kubera ko bagiye gukora ubukwe, kandi itorero ritashyingira umuntu wabatijwe n'utarabatijwe. N'abantu benshi babatijwe kubera ko yakoreraga umudiva akavuga ati ntamubabaza anyongera imishahara. N'abantu benshi bicaye baravuga bati abadive tujyana Dubai bazaza banguriza amafaranga nanjye ngakira vuba. N'abantu benshi bagiye baza bakabatizwa avuga ati nyogokuru wa nyogokuru wanjye yari umudivanisi. Ndajya mbabwire ngo impamvu murimo kubona hari imbaraga zirimo kujyana abantu, izo mbaraga nta n'imbaraga zifite kuko zirasa n'icyabazanye. Ni igiki Imana yakoresheje? Abantu bari i Babuloni bari barakunze ubuzima, barakunze kurya no kwambara, buri muntu wese yibikaho agafaranga, nta mwanya w'Imana n'uw'ibyayo bafite. Icyo Imana yakoze rero, niyo yateguye ikigomba guhagurutsa abo bantu. Twagiye muri Bibiliya zanyu, Hagayi 1:12 kugeza umurongo wa 14. 12. Nuko Zerubabeli mwene Sheyaloteri na Yosuwa mwene Yosadaki umutambyi mukuru hamwe n'abasigaye bo muri ubwo bwoko bumvira ijwi ry'Imana yabo. Amen. Ngiki kintu cya mbere, ijwi ry'iki? Ry'Imana. Ikibazo rero tugeze aha kikabaza ngo, ese ijwi ry'Imana ryumvikanira mu bihanamanga no mu misozi no mu cyumba cyo kwa kanaka? Muri no minsi hari indwara turwaye yaturutse mu madini ya kirokore atwegereye, indwara yitwa connection. Muri ariya madini mashyashya hari igihe abantu bajya gusura umuntu, harimo umugore wakubitwaga n'umugabo bahasengera, bwacyo umugabo ntiyongere kumukubita. Hakaba hari umuntu wari uremerewe n'amabanke, amerewe nabi n'amadeni, yahasengera bamwereka Imana muri urwo rugo, banki igahita imubwira iti guteza cyamunara turabiretse, tugiye gushaka uburyo twakemura ikibazo tudateje cyamunara. Abantu bagahita bavuga bati rero Imana iri muri ruriya rugo irarutiri mu rusengero, hariya niho hari connection. None iyo ndwara natwe twayirwaye, nyamuneka muze tujyane. Umva, nagiye kwa Musoni turahigira, turahasengera, mbega Imana ihari. Umva, mu rusengero abantu bahari ntago bazi ibyabaye, kwa Musoni hari connection. Ngiyi ndwara turwaye ntago ari yacu. Ijwi ry'Imana ririmo riravugira mu byanditswe byera, kandi ibyanditswe byera wabisomera aho washaka hose.
Icyambere, abantu barabanje bumva ijwi ry'Imana n'amagambo y'umuhanuzi Hagayi nk'uko yatumwe n'Uwiteka Imana yabo. Ijwi ry'Imana iyo ryaje ntabwo rikuraho ubuhanuzi, ahubwo ijwi ry'Imana iryo rikubwiye biterwaho kashe n'ubuhanuzi aho burimo kwerekeza. Noneho icyabaye nta kindi, kandi abantu bose baterwa n'ubwoba imbere y'Uwiteka. Maze Hagayi intumwa y'Uwiteka abwira abantu ubutumwa batumweho n'Uwiteka ati, ndi kumwe namwe, amen. Niko Uwiteka avuga. Murongo wa 14, maze Uwiteka akangura umutima wa Zerubabeli mwene Sheluyateri umutegeka w'Ubuyuda, n'umutima wa Yosuwa mwene Yosadaki umutambyi mukuru, n'imitima y'abasigaye bo muri ubwo bwoko bose, nuko baraza bubaka inzu y'Uwiteka Nyiringabo Imana yabo. Amen. Kumva ijwi ry'Imana ni icyambere, kujya kwiga ubuhanuzi ni icya kabiri, icya gatatu ni ugukangurwa umutima n'Imana. Ibi bintu rero bituma umuntu ahita yuzuza ibyangombwa byo kuba umwubatsi. Ariko nagira ngo mbabaze, niba murimo kubona ibi bihe byacu aho bigeze, ari abubatsi n'abashenyi abenshi ni abahe? Rwose urahura n'umuntu akaza kugusura wirwariye, warembye, kwa muganga baguhaye imiti, barakubwira bati iyi miti umuntu tuyihaye aryama iminsi 3 ariko yarangiza agakira. Wajya kubona ukabona umuntu araje na Bibiliya, yari yarakubuza gusanze mu ntege nkeya, yo nuko wabaye, yo nukuri rwose ndabona wenda gupfa, ariko ntacyo reka dusenge n'ubundi nari mpaciye, Mana ndabona umugaragu wawe byanze, randevu ni ku nyanja y'ibirahuri ubwo arakwishe. Kuri iki gihe kubona abubatsi biragoye. Korari turifuza gukora ibi n'ibi, ariko ayo mafaranga mwabuze icyo muyakoresha, mujye mwishinga kanaka. Uwo ni umwubatsi, ni umushenyi. Kangira ikintu mbabwira, iki kintu mugomba kukimenya. Aba bantu bagombaga guhaguruka bakagenda. Hari ikindi kintu gikomeye Imana yakoze. Ezira igice cya mbere umurongo wa 5. Mujye muri Bibiliya zanyu, tujye muri Bibiliya muri Ezira. Ntabwo Imana ijya yemera ko abantu bapfa guhaguruka ngo bagende gusa. Ezira igice cya mbere umurongo wa 5. Bibiliya ivuga ngo iki? Nuko abatware b'amazu y'abasekuruza b'Abayuda n'Ababenyamini bahagurukana n'abatambyi n'Abarewi n'abandi bantu bose Imana yateye umwete wo guhagurukana. Amen. Dufite indirimbo nziza ivuga ngo data twongera iki? Umwete. Imana niyo yongera umwete abantu. Twagiye tugerageza gushaka abantu bashobora kubwiriza ibibwirizwa by'ibipindi, cyangwa tugashaka abantu babwira ibintu ngo babongere umwete, ariko wasiyasa ntago bishoboka. Imana niyo yongera umwete abantu. Kubera iki Imana irimo kongera umwete abantu bayo muri iki gihe? Nuko abantu barimo kuzarira. Itangiriro 19 umurongo wa 16, Bibiliya iravuga ngo ariko Loti azaririye, abamarayika b'Imana bafata amaboko yabo yombi n'ay'abakobwa be bamusohora mu mudugudu. Kuzarira ni ikintu gikomeye kirimo kuranga abadivanisi umunsi wa 7 uyu munsi. Umuntu arajya kubwiriza akazarira, umuntu arajya kugira gahunda runaka akora akazarira, abizera baraza ku rusengero bazarira. Iki kintu cyo kuzarira cyamaze kutwinjiramo. Umuntu arimo aratura azarira, arabwiriza azarira, umuntu arimo arajya azarira, ibintu byose byamaze kugeramo kuzarira. Niyo mpamvu Imana abantu bayo irimo irakangura umwete mushya muri bo. Iki kintu kirakomeye. Igihe bahagurukaga rero, aba bantu Imana ihagurukije mu gitabo cy'abahanuzi n'abami, iki ngiki abantu bagifite muze kurebamo, bavuga yuko Zerubabeli yahagurukanye n'abantu 50,000 bahagurutse bagiye gusana. Aba bantu 50,000 bahagurutse bagiye gusana bahagurukijwe n'Imana. Satani yaravuze ngo biragaragara yuko kubagarura binaniye, ariko nzaza mbagarura gake gake, kuko mu gutangira bagifite umwete Imana yabahaye, ntago nabagarura. Ikintu gitangaje, hashize igihe gitoya baratangiye gusana. Zerubabeli yaricara avuga ati ariko ko tutigeze twibaruza ngo tumenye abantu twahagurukanye nabo turi kumwe,
undi muntu wese aramutse atwinjiranye twazamuvumbura gute? Zerubabeli yagiye gukora ubushakashatsi ngo amenye abantu bari kumwe, asanga hasigaye abantu 42,360. Abantu bari 50,000 bahagurutse bate umwete n'Imana. Ikintu gitangaje, Zerubabeli yarabaze asanga ibihumbi bigera muri 7,640 bagiye badasezeye, nta n'uwamenya amarengero yabo. Ni igiki cyabaciye intege? Sigaye uganira n'umuntu ukamaze uti bite ko nasengeye iwanyu ntakubonye, yarangiza agahita kureba ati nabishingutsemo. Ukaganira n'umumama uti se afite Bibiliya, ukabona rwose afite Bibiliya n'ibitabo, ukamaze uti wari wicaye ko ntakubonye mu rusengero. Ariko ninde wababwiye ko Imana iba hari yahonyine gusa? Hari ahantu tuvuye, ariko Imana iri kumwe natwe. Herega ibintu bizivangura muzamenya ukuri. Kangira ikintu mbabwira, ubu dufite abantu barimo kuducika badasezeye. Ndagira mbabwire ngo ubu ngubu ibarura ry'Imana rikurikije abahagurutse, rikareba nabo dusigaranye ubu ngubu ni bake, kuko hari n'ugenda akihicaye. Yesu yarebye abigishwa be arababwira ati murabone, ariko si iki? Yuda yarahicaye, kandi si inshingano ya Yesu kwirukana Yuda. Nababwiye ngo impamvu yakuzanye aha ibifitanye isano n'izakujyana. Niba warahamagawe n'umuntu akakubwira ati tugende nkwemereye imyenda ariko ubatizwe, nuramukuye n'umuntu ukamuguriza amafaranga muri iri torero akakwambura, ntuzagaruka, kuko impamvu yakuzanye ifitanye isano n'amafaranga. Ni kugusha igomba kuba ifitanye isano n'amafaranga. Wazanywe n'umugore kuko mugiye gukora ubukwe. Umugore wawe umunsi wamubonanye icupa munsi y'igitanda, ntabwo uzagaruka, kuko ikibazo cyakuzanye cyongeye cyavutse. Zerubabeli amaze kubona iki kibazo, batangiye kubaka. Bari bafite akazi gakomeye, bari bafite kubaka urusengero bakaruzamura, kuko hari hasigaye fondasiyo. Reka ngiye ikintu mbabwira, birashoboka yuko Satani ashobora kuvanga. Birashoboka ko Babuloni ishobora kugira ibintu isenya, ukabona ibintu mu rusengero byazambye. Ariko hari icyo Imana itigeze yemerera Babuloni. Babuloni ishobora gusenya ibintu, ariko Imana ntijya yemera ko fondasiyo ikorwaho, kugira ngo abasannyi nibajya gutangira bazabona aho bahera. Ntabwo Imana ijya yemera yuko fondasiyo ikorwaho. Mu bintu bagombaga gukora rero, hari ukubaka urusengero, hari ukubaka urupangu rw'urusengero, hari ukubaka aho gahunda zo gusenga zizabera. Zerubabeli areba ikintu yahera, waravuga ngo ikihutirwa ni igiki? Ko dufite ibibazo byinshi imbere yacu, ni igiki kintu naheraho nkizera yuko ibintu bizagenda neza? Abantu bari baraho bagombaga kumugira inama bati ubaka igipangu, dore turi hagati y'abanzi. Bagombaga kubaka urusengero n'ibindi. Zerubabeli arangije, Bibiliya iravuga ngo ahera ku gicaniro yubaka. Amen. Kuko yarabizi yuko igicaniro ntacyubaka neza, umutima nama utazamubwira ko Imana itari kumwe nawe. Cyo nicyo kintu cya mbere gikomeye. Icya kabiri, abanzi ntiwababuza kwiyongera, ariko umwanzi mubi nukubuza gusabana n'Imana. Zerubabeli yubaka igicaniro. Muri ino minsi iyo umugabo n'umugore bashwanye, bakaduhamagara twebwe abayobozi b'itorero, bakatubwira bati rero kwa kana k'umugabo n'umugore bagiye gufatana mu mashati. Mbere na mbere yuko urwo rugo rwasenyutse tugira ikindi dukora, aho kugira ngo twubake tubanze tubasabe gushyiraho igicaniro, ibindi bintu bizakurikireho nyuma. Icyo twebwe dukora ni iki? Mugenda muri komisiyo ebyiri, komisiyo iri buganiriza umugore n'iganiriza umugabo. Higaniriza umugore baramubwira batari ko uyoboye ko abagabo bakunda ibiryo, wagiye ubyuka ukamutekera. Ubwo ikibazo kigize gute? Kirakemutse. Kandi buri abagabo b'ikigihe nabarakara, yakumanyura n'umutwe, navuga juceceka. Umudamu ati kuva uyu munsi ngiye kubyiga. Bakegera umugabo bati wowe wagiye utanga iposho, wowe ntabwo uzi ko ibiciro ku isoko byazamutse. Hari intambara muri Ukraine, ibintu byose byarazamutse, ariko ibintu byose biva muri Ukraine. Umugabo barangiza bati babakobwa bo ku rusengero uhobera nibo batuma umugore wawe ararakaye, kandi ikindi banke yawe warayimuhishe. Byibuze gerageza konte uyicemo ibice bibiri,
ugira iyindi ufungura atazi, ubwo twagiye kugira umugabo iki inama, fungura indi umugore atazi uzaza ucururizaho, ariko ugire n'akandi gakonti uzaza ushyiraho udufaranga, umugore nawe ajye kubikuza abandi bamubone kuri banki nawe ari ku murongo. Kabanya umutwe, nufunga umutwe abagore azagukubita inyundo. Barangiza bati rero ibibazo birakemutse, mubahamagare noneho komisiyo tureba aho bigeze. Umudamu akaza areba hasi kuko nibyo bamusabye, umugabo nawe akaza avuga ati mada, umutungo wose tugiye kuzaza tuwusangira. Muhoberane, bagahoberana, usenga ati Imana bigume gutya. Kangira ikintu mbabwira, nyuma y'amezi 5 noneho hari haragiye abakuru b'itorero, umugore nyir'urugo aravuga ati hataje pastor ntago risarema, pastor wenyine niwe nshaka, bari abantu bose n'abesikoro bagenzi bawe. Kubera iki? Turashaka gusana tudahereye ku gicaniro, bizatugora. Zerubabeli yahereye ku gicaniro, arangije ikindi kintu yakurikijeho, igicaniro ubwacyo cyamusabye yuko imihango yera yongera kugaruka. Hari imihango myinshi yera baherukaga kera cyane. Nebukadineza asenye Yerusalemu, Imana yamutegetse kubwo igicaniro kibonetse iyi mihango yera igomba kugaruka. Reka ngire ikintu babwira, ntabwo imihango yera ari ihamagara igicaniro, ariko nanone ni ikinyoma gikomeye kuvuga yuko ufite igicaniro kitemeza imihango yera. Ni ikinyoma, icyo ni ikinyoma. Ntabwo uzubaka igicaniro ngo umwanya wo gutura amaturo, gutanga icyacumi ndetse no kuza ku ifunguro ryera ubure, ntago bibaho. Imihango yera imaze gusubiraho, uyu mugabo abona ibintu birimo biragenda neza. Zerubabeli arangije asigarana intambara imwe yo kurwana, intambara yo kumvira Imana. Ababyeyi be bari baranze kumvira Imana, bagwa mu kibazo. Noneho warangije aravuga ati ubu rero intambara y'abantu baturwanya n'iki tuyivuyemo, ubu nsigaranye intambara imwe, kumvira iki Imana ishaka. Reka ngire ikintu babwira, iyo muri no covid turwana intambara yo kumva iki Imana itubwira mu ijambo ryayo, ntabwo twari kugira ibibazo. Ariko abantu bari bafite ibyo bashaka kumvira, abantu basanzwe bafana bashaka kumvira, amateleviziyo n'amaradiyo bashaka kumva, hagakubitiraho n'ababasura, mu matwi hazamo amagambo menshi umuntu abura icyo yumvira. Iyi ntambara zabaye nyinshi rero, intambara zose ujye uzisubika, usigarane iyo kumvira icyo Imana igize gute ishaka. Zerubabeli yarakomeje yibuka ingaruka n'ibibazo byari biriho. Satani abonye yuko kubaca intege byanze rero, Ezira igice cya 4 umurongo wa 2, Satani agiye guhindura amayeri. Ezira igice cya 4 umurongo wa 2, aha nahasomye ikintu kirantangaza cyane. Guhagarika abantu, aba bantu bahagurutse ari Imana ibahugurukije, bafite ijwi ry'Imana, bafite ubuhanuzi, Imana yabyukije umwete muri bo, barangije barahaguruka baragenda. Satani yashatse uko abaca intege biranga. Noneho rero Satani agiye guhimba amayeri. Igice cya 4 umurongo wa 1 n'uwa 2, bukeye abanzi b'Abayuda n'Ababenyamini bumvise yuko abavukiye mu bunyage bubakira Uwiteka Imana ya Isiraheli urusengero, bahera ko begera Zerubabeli. Harya n'abanzi cyangwa n'inshuti? Bibiri babwiye ngo iki mwebwe abafite Bibiliya zanyu? N'abaki? N'abanzi. Barangije basanga imbaraga zose za Zerubabeli nabo bari kumwe bazishoye ku rusengero. Kangira ikintu mbabwira, iyaba imbaraga zacu, ibitekerezo byacu n'ahazaza hacu twabyerekezaga ku murimo w'Imana, hari intambara tutakongera kurwana. Aba banzi rero barangije umurongo wa 2, bahera ko begera Zerubabeli n'abatware b'amazu ya basekuruza, baramubwira bati nimureke twubakane kuko dushaka Imana yanyu nkuko namwe mugira gute muyishaka. Iri korosi abayobozi b'itorero bazaricika ni bake. Abantu bari ku rwego rw'imbere kuri uyu murimo w'iri torero bakwiye kumenya yuko iyo Satani kurwanya umurimo byanze, ahindura tekinike agashaka kuwushyigikira mu buryo bwo kuwurwanya. Murimo murashaka Imana yanyu, natwe niyo turimo gushaka.
erega buriya nubwo mbona nishapure buriya nanjye ndi umuntu w'Imana. Erega ibintu ntibikadutandukanye. Buriya amadini ni nk'amabotike ari ku muhanda. Buriya se hose muri botike ntihaba harimo ji za pome, bombo. Erega buriya amabotike namwe banarangurira hamwe. Ariko ibi bintu tuba dupfa ubusa. Amadini ubundi ni nk'umubyeyi wabyaye abana benshi abashyira mu makaritsiye atandukanye, bose n'abana be. Ariko ibi bintu byanyu byo kwishyira ku ruhande ni ibiki? Natwe turashaka Imana yanyu nk'uko namwe muyishaka. Nuramuka mbonanye ifoto ya Bikira Mariya ntibizagucange. Erega buriya nanjye mba nshaka Imana nk'uko ugize gute uyishaka. Nuramuka mbonye nagiye gutera amabuye shitani maka, ntibizagucange. Icy'ingenzi ni uko ugomba kumenya ko nanjye nshaka Imana nk'uko ugize gute nk'uko uyishaka. Uyu mutego uriho ntago uriho. Gabanya kode za kidivanisiti. Uri muranyaka konji yuko ejo ari ku isabato utazakora. Ese ugira ngo gukora akazi kawe neza ku isabato byo si ukugaragaza ko uri umuntu w'Imana? Uzaza ukore. Erega nanjye iyo nanjye akazi kagabanutse njya gusenga. Erega natwe buriya natwe dukunda Imana. Ngaya amatwi agomba kubona nayo amagambo agomba kubwirwa Zerubabeli w'uyu munsi wa none n'amagambo nk'ayo. Iki kintu gitangaje. Noneho niba mureba neza nimureke twubakane kuko dushaka Imana yanyu nk'uko namwe muyishaka. Kandi twayitambiraga ibitambo uhereye ku ngoma ya Eshikaroti. Murongo wa 3. Ariko Zerubabeli na Yeshuwa n'abandi batware b'amazu ya basekuruza b'Abisiraheli barabasubiza bati, ntacyo duhuriyeho cyatuma mwubakira Imana yacu inzu, ahubwo nitwe ubwacu tuzubakira Uwiteka Imana yacu ya Isiraheli iki inzu. Uru rusengero ruri aha ngaha mugomba kubanza kumva ko ari mwe rureba mbere yuko haboneka izindi nkunga. Muntu umwe bari mu nama y'itorero arangije abwira abantu bari barimo gutekereza ukuntu batangiza inyubako, arababwira ati mureke mbahe igitekerezo kandi murabizi mbahe ibitekerezo bizima. Bativuga rwose, murabona ko ibintu byose byaducanze. Bati yego. Icyambere, amafaranga dutanga muri firida ajya he? Bose bareba hejuru. Icya kabiri, njyewe aho kugira ngo tujye duhora dushwana gutya n'amafaranga nari kurya iwanjye nyabaye, munyemerere tugende tujye muri banke babaha amafaranga azubaka urusengero rukuzura, mujye mutura mubishyura. Erega Yesu yaravuze ngo mugire ubwenge, nimubura ubwenge nanjye nzagira gute? Uyu mutego ni umutego ukomeye. Zerubabeli yaravuze ngo ntidukeneye izindi mbaraga, izi Imana yaduhaye zirahagije. Ikibazo itorero ry'uyu munsi wa none rifite, dufite abantu bari aha ngaha bapanga kuzigumira i Babuloni gutaha bitarimo. Ariko umuntu wese muri we ufite gahunda yo gutaha nagerageza atega amatwi cy'Imana irimo kubwira, umwuka w'Imana irimo kubwira umutima we. Ikindi kintu gikomeye, Satani amaze kubona ibyo byanze, Danieli igice cya 10 umurongo wa 2. Aba bantu Satani yagerageje kubaca intege, yaboherereje abanzi bagiye kubashyigikira ariko bagiye kubaca intege. Zerubabeli arabivumbura kuko Zerubabeli ntabwo ari Zerubabeli wari ukiyoboye, ahubwo Yesu yari yaramanutse yinjira mu mutima wa Zerubabeli. Zerubabeli agera ubukenguzi bwo kureba kure undi muntu atabasha kugira. Ndagira mbabwire ngo Zerubabeli yatsindiye ahantu Yosuwa yatsindiwe. Yosuwa abagibeyoni baje bamweretse imitsima, bamwereka inkweto. Zerubabeli ariko ibyo bintu byose ntabwo yabirebyeho. Yosuwa bamweretse imyenda, Yosuwa bamweretse ubwanwa burimo ivumbi n'umusatsi. Yosuwa aravuga ati muri abantu b'Imana. Nawe bamubwiye ngo iki? Turi abantu bazanywe no gushaka Imana yanyu, twaturutse mu gihugu cya kure. Ubu bugari mutubona n'izicapati twazihagurukanye ari nshyashya, none zirebe asanga zazanye uruhumbu rw'icyatsi. Yosuwa ngo arangije asezerana nabo akurikije imitsima n'inkweto bagize gute bamweretse. Ariko Zerubabeli Yesu yaramutuyemo imbere. Zerubabeli arababwiye ati twabavumbuye, nta sano dufitanye. Kambabwire, mwakagombye kumenya yuko hari itandukaniro hagati yacu n'ameza y'abandi. Buriya hari itandukaniro hagati y'ubukwe bwacu n'ubwabo.
hari itandukaniro hagati y'imitekerereze yacu n'iyabo, ariko nanone hari n'itandukaniro hagati y'imisengere yacu n'iyabo, hari itandukaniro hagati y'imibwiririze yacu n'abandi babwiriza bari kuri YouTube, hari itandukaniro hagati y'icyerekezo cyacu n'icyabo. Igihe cyose umuntu azakoresha imbaraga agashaka yuko uyu murongo udutandukanye usibama, azaba arimo gukora akazi ka Satani. Ako nagira ngo mbabaze mwa bakobwa mwe mwicaye aha, uracyagira umurongo uciwe hagati y'imyenda yaho ubika imyenda? Uzi ko hari ukuntu umuntu yicara, buriya njya nkunda abadamu bacu, hari utuntu tw'udukoboyi n'utuntu tw'udupantaro umuntu aba yambaraga ajya kurambagiza ngo azi ko ari two twiza. Umugore iyo ageze mu rugo aratangira wajya kubona ukabona imyenda arimo aragenda yihindura. Umunsi umwe wamanuka ugasanga nk'agapantaro wambaraga kagufataga gakubisa umukozi wo mu rugo. Ukamaze uti se uriya mukozi yaguze umwenda nk'uwanjye? Atereka data, ariko wajya umenya urwego ugezeho. Haba hari umurongo umugore yaciye hagati y'imyenda wambaraga kugira ngo akwereke yuko ntukiri umusore, wabaye iki? Wabaye umugabo. Ikintu kibabaje rero, umuntu arimo arabatizwa imyenda yigakomeza ikegerana, hagombaga kuboneka umurongo uyitandukanya. Umuntu arimo araza akaba umuyobozi w'itorero, systeme yari afite ugasanga nta murongo urimo utandukanye iminsi yo kujijwa n'iminsi yo kwihana. Kandeba abantu tukiri kumwe barimo gukoresha ibitekerezo cyane. Imana ibaho umugisha. Twagiye Danieli igice cya 10. Satani ahindura uburyo. Ndajya mbabwire ngo Satani ntiyangaga aba bantu, ahubwo Satani yangaga urusengero rw'i Yerusalemu. Mukwiye kubimenya yuko ibi bintu byose birimo kuba, ntabwo Satani yarwana intambara z'akavuyo. Oya, ibi bintu byose murimo kureba hari ikintu kimwe Satani agendereye: kubangamira abubatsi, nta kindi. Kubangamira abubatsi, nta kindi Satani agendereye. Danieli igice cya 10. Ahangaha rero ho tugiye kuhareba Satani amaze kubona yuko gutaha bishoboka. Danieli igice cya 10, abahageze ndashaka gusoma umurongo wa 12. Ahera ko arambwira ati, witinya Danieli, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyanzanye. Ariko umutware w'ibwami bw'Ubuperesi amara iminsi 21 ambuza. Nyuma Mikayeli, umwe mu bo mu batware bakomeye, aza kuntabara, ntinda mu bami b'Ubuperesi. Nuko none nzanywe no kugusobanurira ibizaba ku bantu bawe mu minsi y'iki y'imperuka. Abisiraheli 50,000 byagiye gusana. Abantu bagera ku bihumbi bigera kuri 7 ndetse na 640 basubiye i Babuloni bihishe, ku buryo nta n'umuntu wamenya ko bigeze bajya gusana. Abasigaye nabo Satani yabohereje ababaca intege. Satani yaravuze ngo bari abantu basigaye nta kintu nabahinduramo, ahubwo ngiye gushaka uburyo abari kuzataha urusengero rwuzuye, ngiye kubica, urusengero ruzabura barutaha. Icyateguwe nta kindi, hateguwe jenoside. Kandi marayika w'Imana yari arimo gushaka kwereka Danieli ubusobanuro bw'ibyumweru 70 uburyo Imana izasana, yarangiza abantu bayo bagataha kugira ngo inzira ya Mesiya itegurwe. Jenoside rero irategurwa, abantu b'Imana bagombaga gupfa bose bagashirira ku icumu. Kandi umunyapolitike wari ubifite mu mutwe yari umunyapolitike umwe. Kubw'ibyo rero, ese ubuhanuzi bwa Danieli bwari kuzagira icyo bumara abantu buvugaho barapfuye? Imana yahagaritse icyo gusobanura ubuhanuzi, ibanza gutegura umutego. Marayika w'Imana Gabriel yoherejwe ku mwami w'Ubuperesi, abyigana nawe mu bitekerezo, buracya burira iminsi 21 irarangira. Irangiye umumarayika aravuga ati, rero uyu muntu, najya mbabwire ngo buriya abamarayika bafite ububasha bwo kutwinginga no kuturinda, ariko ntibafite ububasha bwo kudukuramo ibyo twishyize mu mutwe. Marayika abonye byanze, Gabriel aragenda yegera Mikayeli ari we Yesu, aramubwira ati, hari umuntu yancanze, umuntu yananiye, kandi imyanzuro arimo gufata ifitanye isano na rubanda rusange, kandi ifitanye isano n'ubuhanuzi. Ndakora iki? Mikayeli araza yegera wa mwami, mu minota mike yaragakemuye.
umwami abyuka mu mutwe igitekerezo cyo kwica abantu b'Imana cyagize gute? Mu gitabo cy'intambara ikomeye haravuga ngo na n'ubu Imana iracyakorera mu bitekerereze y'abanyapolitike no mu nzego z'imanza. Ariko abantu batangiye kuzana ibibwirizwa byo kurwanya leta, abantu batangiye kuzana ibibwirizwa byo, reka mbabwire, Zerubabeli afite umusozi umwe uri imbere ye, ariko aramutse agize ubugoryi akahashyira umusozi wa kabiri ntazabasha kuwuterera kuko n'uri imbere ye urakomeye. Turi mu gihe gikomeye, dufite umusozi umwe uri imbere yacu, kandi uwo musozi Imana irimo irawemera kuko izaduha imbaraga zo kuwuterera, ariko umusozi w'ubugoryi no kwishyira mu kaga nta muntu Imana izaha imbaraga zo kuwuterera. Kandeba abantu banyumvise ku cyo mvuze, Imana ibaha umugisha. Ufite umusozi umwe utagizemo uruhare, kandi no kuwukemura nta ruhare uzabigiramo. Ariko umuntu uri bugire ubujiji imbere y'akaharema indi misozi kandi hemewe umusozi umwe gusa, araba yikururiye akaga Imana itazamufashamo. Iki kintu cyarangiye gute? Cyarangiye Imana inesheje. Satani abonye byanze, yahagurukije itsinda rizi guseka, riragenda ryegera abantu basanaga, rirangije rirabegera. Umuntu yajya guhereza undi tafari, yajya kugira gute, ba bantu bashinzwe guseka bakaza, barangiza bakabaza batariko uru rusengero murimo kubaka murimo murarwubakira nde? Bati ni Imana. Imana yanyituye he? Mu ijuru. None Imana yo mu ijuru niyo izamanuka ikaza muri ibi byondo murimo kurundarunda? Bati yego. Barangiza bagaseka bakagenda. Urimo kubaka akavuga atari kwa mugani, ubu uru rusengero Imana yamanuka ikarwuzura. Igihe kigeze uwitwa Senekerebu abaramanutse, haraza asanga uwo munsi babyukanye courage, barimo barakoresha imbaraga zose. Senekerebu arabareba ari kumwe na Tobiya barimo kuhatemberera, arangije arababwira ati ibi bintu murimo kubaka n'imbwa ibihagazeho byahirima. Aba baraje bacika intege rwose. Uyu munsi rero wa none ibintu byose turimo kubaka, Satani agiye kohereza itsinda ryitwa abakobanyi, kandi abo bakobanyi bagomba kuduseka ibyo turimo gukora byose. Korari irimo irateganya ibi n'ibi, ariko muracyari injiji zigezaho, nta nubwo mujya mumenya aho igihe kigeze. Itorero ryacu turimo turategura amavuna, rega amavuna yararangiye igihe cyayo, muracyari mu bintu by'amavuna. Ni ukuri rwose, dufite gahunda nimugoroba turasubira ku rusengero twiga iby'umuryango, ariko ubu ntabwo muramenya yuko Imana yakorotiriye umurimo koko. Kuki mutabimenya? Kuki murimo kudoda umwambaro Yesu yatabuye ahereye hejuru? Ubu koko mwe ntabwo muba mubibona? Mu minsi yashize umuntu yigeze kunseka, hanyuma arambwira ati kabisa rwose ati dini ryarakuroze cyane. Rwose aranseka ati wajya ugerageza ugashyira muri logique. Ariko ntabwo nkeneye gushyira muri logique kuko nkiri umupagani nibwo nakoreshaga logique. Uyu munsi wa none nta mukristo ukeneye gukoresha logique. Si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wande Uwiteka. Ikintu gikomeye iri tsinda riseka rivuyeho, Ezira igice cya 4 umurongo wa 11, hahagurutse itsinda simusiga. Ibi bintu byose Satani yari abifitemo gahunda. Mujye muri Bibiliya zanyu tujye muri Ezira. Ezira abahahoze mwahabonye, ibi bintu birakomeye cyane. Ezira ndasoma igice cya 4 umurongo wa 11. Abahageze abanzi bandikira umwami babarega. Hakurikiyeho irindi korosi. Aba bantu b'Imana bakoraga umurimo w'Imana, bari barimo gusana, ariko hari ikintu cyiza Imana yari yarakoze. Abamarayika b'Imana bari baragiye bajya mu mitekerereze y'abanyapolitike. Abamarayika b'Imana bari barateye ubwoba abanyapolitike, ndetse barangije bababwira yuko icyo bagomba gukora cyose bagomba kugikora ngo umurimo w'Imana utere imbere. Kubw'ibyo rero abanyapolitike nta kibazo bari bafitanye n'abana b'Imana, ahubwo baravugaga bati uwaduha n'abandi baturage bakamera nk'abariya. Satani yateguye itsinda rigomba guteranya abantu b'Imana na politike. Umurongo wa 11, abanzi bandikira umwami. Aya magambo niyo yakurikije ayo mu rwandiko boherereje umwami Aritazerusi. Bati twebwe abagaragu bawe bo hakurya y'uruzi n'ibindi, Nyagasani
umenye yuko b'abayuda bavuye aho uri bakaza bakadusanga i Yerusalemu. Ubu ngubu barubaka umudugudu mubi w'igomero, kandi dore bujuje inkike, bamaze no gusana urufatiro. None Nyagasani, umenye yuko uwo mudugudu niwubakwa, inkike zaho zikuzura, ntibazatanga umusoro cyangwa ihoro cyangwa ikoro. Nuko rero iherezo ryabyo abami bazagira gute? Bazatubirwa. Iki kirego mpagaze imbere yanyu mbabwira yuko hari abantu bagishinzwe. Hari abantu bagishinzwe. Nimwirinde kwiteranya na leta, kuko abagomba kuduteranya nayo barahari kandi bari ku kazi kabo. Icyambere, gusana i Yerusalemu byiswe kubaka umudugudu w'iki? W'igomero. Bari abantu barimo kubaka systeme yabo, ibintu byabo birakomeye. Dore bari ukwabo, twe turi hakurya y'amazi, nabo bari hakuno. None rero ubicekinge neza, izi nyigisho zabo nizikomeza, iri torero ryabo rigakomera rikagira imbaraga, umurimo bashinzwe wo gusana ukagenda uko ugomba kugenda, ibintu bizanga, abami bazatubirwa. Mujye mwibuka yuko ibintu nibimara gutuba cyane ku isi, ikirego kizajya kuri bande? Kuri batwebwe. Reka ngira ikintu ngusaba rero, irinde ikintu icyo ari cyo cyose cyakururira itorero ibibazo urigonganyisha na leta, kuko n'ubundi abari kuri ako kazi bari ku kazi kabo. Mu gihe cyose Imana yadushyize mu isi ikaduha ubuyobozi, turabwumvira. Ariko intambara yavuka ari uko ubuyobozi ubwo ari bwo bwose butubujije gusana inkike nk'uko ibyanditswe byera bibitubwira. Ariko gukurura utuntu tw'amatiku, oya. Iki kirego kimaze kurangira, cyari ikirego gikomeye, ariko Imana yakanguye umwami areba kurarabimenya. Ikintu gikomeye nagira ngo mbabwire twihuta dushaka umusozo. Itorero ririho uyu munsi wa none rifite akazi ko muri Yesaya 58 murongo wa 12. Buriya nubwo tujya tuvuga ko itorero ryacu rishinzwe ubutumwa bw'amareka batatu, ariko ubutumwa bw'amareka batatu bwagarutse kugira ngo budusubize muri Yesaya 58 murongo wa 12. Imana ikeneye abantu bagomba kubaka mu matongo. Bibiliya ikongeraho ngo ya kera, kugira ngo hatagira umuntu wishakira ikibanza gishyashya akajya kubaka ibintu akabyita iby'Imana. Ni amatongo ya kera. Icya kabiri, gushinga imfatiro za kera zari ziriho kera. Ntabwo iri torero ryemererwa gushinga imfatiro zubakiye kuri logique cyangwa se ku bintu byavuzwe kuri radio na televiziyo. Dufite imfatiro zahozeho kera. Izo mfatiro nizo twubakaho ibibwirizwa, izo mfatiro nizo twubakaho indirimbo. Abapastoro nizo mfatiro nizo bagomba kubakiraho amagambo babwira bizera n'amatangazo y'itorero. Nta kintu gishyashya kigomba kuza. Ariko ubu ngubu hatangiye kuboneka ivuga butumwa rishyashya ritubwira yuko imfatiro za kera zari zifite ibibazo. Iri torero ntabwo ryari iry'Imana. Kuva mu 1988 Imana ntiyongeye gukorana n'iri torero. Ariko reka mbabwire, twebwe abari uyu munsi wa none nta mfatiro nshyashya dukwiye gushyiraho. Imfatiro z'uko abantu basengera mu ngo zabo ntibajye mu rusengero ni nshyashya. Imfatiro z'uko umuntu yabaho adatanga amaturo n'icyacumi ni nshyashya. Imfatiro z'uko itorero ry'ukuri ryabaye umutima wanjye ngewe musoni ntabwo ari imfatiro za kera. Kera Imana yagiraga ubwoko igenderamo, Imana ikaba hagati muri bo, kandi bari abanyantege nkeya nk'uko natwe tumeze. Ikindi kintu gikomeye, aba bantu bagomba kwica ibyuho kandi bagasibura inzira zijya mu ngo. Niyo mpamvu dufite ubutumwa bwiza bujya urugo kuki kurundi. Ariko Satani ntabwo yakwishimira ibi bintu. Twihuta ku musozo, Zekariya isomo badusomeye ni isomo rikomeye cyane nifuza gusorezaho. Zekariya Imana imukoresheje mu mbaraga zidasanzwe, Imana yamuhishuriye ibintu bikomeye. Zekariya 4 umurongo wa 6. Umurongo wa 5, marayika twavuganaga arambaza ati,
ibyo ntuzi uko bisobanurwa? Ndamusubiza nti oya nyagasani. Aransubiza ati ijambo ry'Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri, si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Wa musozi munini we wiyita iki? Uyu musozi ni uwuhe rero? Muri iki gitabo mfite cy'abahanuzi n'abami kuri page ya 382 baranditse ngo mu gihe cyose cy'amateka y'ubwoko bw'Imana, imisozi minini cyane y'ingorane ndetse zisa n'izitatambukwa yagiye ihagarara imbere y'abagerageza gusohoza imigambi y'ijuru. Buri gihe cyose umuntu ushaka gusohoza imigambi y'ijuru nk'uko ibyanditswe bivuga, Satani agomba kumuzana umusozi munini imbere ye. Niba rero muri no minsi nta musozi urimo kubona imbere yawe, ufite ikibazo. Igihe cyose umuntu ubushake bw'Imana bwagaragajwe agashaka kubishyira mu bikorwa, Satani agomba guhita amushyira umusozi imbere. Barakomeje barandika muri iki gitabo ngo bene izo nzitizi zemerwa n'Uwiteka kugira ngo zibe ikigeragezo cyo kwizera igihe dusumbirijwe ku mpande zose. Iki rero aba ari cyo gihe gisumba ibindi cyo kwiringira Imana n'imbaraga ya Mwuka Wera. Igihe cyose uzabona inzira yanze, abo wizeraga baguye bagiye, abantu bajyaga bagukomeza aribo barimo kuguca intege, imbaraga washakaga mu rusengero wahagera ntuzibone, kiba ari igihe kiryoshye cyawe cyo kwiringira Imana no kwakira Umwuka Wera. None umusozi urahari ntuhari? Imbere y'umusozi uri imbere y'abakobwa, imbere y'umusozi uri imbere y'abasore, imbere y'umusozi uri imbere y'abagabo bafite ingo n'abagore bafite abana babacanze. Uwo byo koko nibyo, ariko mukwiye kumenya yuko buri gihe umuntu ashaka gushyira iby'Imana mu bikorwa hagomba kuboneka umusozi. Ibanga rero ugomba kugira, irinde yuko ubujiji cyangwa ubugoryi bwawe bwatuma haboneka imisozi ibiri, ukazasanga imbaraga zimariye ku musozi w'ubujiji bwawe, hari undi musozi ugomba guterera. Badivanitse umunsi wa 7, imbaraga zacu tuzimaniye mu rukingo kandi hari umusozi mwibagiwe. Imbaraga tuzimariye muri COVID. Mbega ariko turashwanye turashwanya ababwiriza, turashwanya abapastoro, basubiranyemo abandi bashyira ibyangombwa hasi. Abantu bamwe bisa abandi abamaneko, abandi babita abajesuite. Muntu yagusura ukamwita umurozi. Hari uwansuye arambwira aranyigisha, madame ati reka tumugaburire, arangije ati hoya ntago ahangaha mwadushyize kuri liste yo kutwica. Umva imbaraga muzimariye muri COVID koko. Uyu musozi wa COVID mwatereye, bamwe barawuciye iruhande, abandi barawutereye, ariko imbere yacu hari umusozi uri butererwe n'abantu bafite imbaraga z'Imana gusa. Hari amagambo nifuza gusorezaho ari muri Luka igice cya 22. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo iki? 22 umurongo wa 28. Ibyangombwa bibiri Imana irimo gusaba abantu kugira ngo ibane nabo muri iyi minsi mibi cyane. Ibi byangombwa bibiri ni ibyangombwa ndimo kubwira urubyiruko ruraha ngo rwiteho cyane. Ni ibyangombwa ndimo gukangurira abakecuru baraha n'abasaza. Mwaratuyoboye, mwakoze ibikorwa bidasanzwe. Satani wababuriye mu busore, Satani wababuriye mu bugabo bwanyu, agiye kubashakira muri ubu busaza. Mu gihe imbaraga zitangiye gucika intege, hari abantu benshi bubatse ibintu byinshi mu nzu y'Imana nk'uko William Mireri yabaye, ariko bagiye kurangirira ku ikorosi risoza. William Mireri atangiye gushaka kwegera ba Elina White kugira ngo afatanye nabo umurimo, kuko yari yavuze kugaruka kwa Yesu ntibyaba, isoni n'ikimwaro biramwica. Hari abantu mukwiye gusengera kugira ngo isoni zibarekure bagaruke mu nzu y'Imana. William Mireri amaze kubona ibintu yavuze byanze, yaricara avuga ati rero umuntu w'umusaza nkanjye wavuze ibintu ntibinabe, ntago nzongera kuvuga. Aragenda yiberiwe, ntajya abonana n'abantu. Ahantu hari ibikorwa by'ivugabutumwa ntashake kuhagera. Abantu bakazaza bicara batariko wamubwiriza wari ushyushye watubwirizaga yagiye naho yaracecetse, ikimwaro cyaramuheranye.
Satani yohereza ababwiriza b'abasore. Ayo magambo ari mu nyandiko zibanze muze kuyashaka. Yohereza ababwiriza b'abasore batashakaga yuko yifatanya n'iri torero ry'Abadivanisi umunsi wa karindwi. William Mireri baramwegera baramubwira bati dore urashaje, nta mbaraga ugifite, ntabwo bigusaba kuzajya kure, turahari kandi Imana yakuduhaye. Nusonza turahari, nukena kwambara turahari, nukenera ibitekerezo no kubwirizwa turahari. Ngo baramukubakubye ku buryo atibutse yuko Abadivanisi umunsi wa karindwi bariho. Muri icyo gitabo baranditse ngo William Mireri nta cyaha azabazwa kuko bamufatiranye n'imyaka y'ubusaza. Tugiye guhura n'abantu bashaka kudufatirana mu mbaraga z'ubusaza. Ariko iri somo rirambwira ibintu bibiri. Nimwe mwagumanye nanjye, twihanganana mu byo nageragejwe. Amen. Ndajya mbabwire ngo uyu munsi wa none iyi itorero rya Kristo rigeragejwe, ni Kristo ubugeragejwe. Iyi itorero rya Kristo ritereranywe, ni Kristo ubutereranywe. Iyi itorero rya Kristo riciwemo ibice, ni Kristo ubuciyemo ibice. Yesu yaravuze ngo tudahuriza hamwe arasandaza, kandi usandaza si uwande, si uwanjye. Uyu munsi wicare wibaza, ese umwete ubwuzu mfite mu nzu y'Imana, ndimo ndashyira hamwe na Yesu cyangwa ndimo ndasandaza? Yesu arangije ati ni mwebwe mwagumanye nanjye kandi twihanganana. Ibintu bibiri rero bigiye kuranga umudivantisiti. Ni ikintu cya mbere ni ukugumana na Yesu. Mu gihe abandi barimo kugenda bamuta, iki ni cyo gihe kiryoshye cyo kuririmbira Yesu tumubwira ngo gumana nanjye. Icya kabiri kandi, mu gihe abandi kwihangana byanze, iki ni cyo gihe cyo kwihangana na Yesu. Vuba bidatinze abamarayika bagiye gutunga urutoki itorero, bajye bavuga ngo aho niho kwihangana kw'abera kugize gute? Kuri ko bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwande kwa Yesu. Nsoza, ese iyi Kigali iracyatuma ubasha kugumana n'Imana no kwihanganana nayo? Ubu buzima bwamaze gucanga abantu bugendereye ibintu bibiri. Kwihangana bigomba kwanga, kandi kugumana na Yesu bigomba kwanga. Kuko ni ibintu bibiri. Umuntu agomba, ushaka kugumana na Yesu, isi izamusiga kuko Yesu ntagendana n'isi. Ni ibintu bibiri. Bana bacu b'abakobwa muri aha, ni ibintu bibiri. Ugomba kwishakamo umwanya wo kuguma ku birenge bya Yesu. Nutawubona urabishashira mu mwuka mu kirere, imiyaga yose izazi gutwara aho ishatse. Ariko kuko mu ijuru hari Imana, Imana ikabikunda itorero ryayo, kandi iryo torero rikaba riri ku isi ririmo abanyantege nkeya. Niyo mpamvu imbaraga ya Mwuka Wera igomba kuba mu itorero. Mu gihe murimo kubona ibintu byazambye, aho kugira ngo ibibwirizwa byacu tubyerekeze kuba pastor, tubyerekeze ku bakuru b'itorero, iki ni igihe buri wese afite amahirwe yo gupfukama agasenga, akavuga ngo Mwuka Wera muyobozi ube hafi n'iki n'abakristo. Nsoza, ese hari umuntu uri hano ubwira Imana ati Imana, nsobanukiwe ko imbere yanjye hari umusozi, ariko muri Zekariya haravuga ngo azaza azanye n'ibuye. Sobanukiwe neza yuko ari we buye abubatsi banze, ariko ryahindutse rikomeza imfuruka. None ndashaka kumbera ibuye, ndashaka kunkomeza, ndashaka yuko umpa imbaraga y'Umwuka Wera kugira ngo nzabashe guterera umusozi uri imbere yacu. Kandi ubwo intambara zose zirimo kurwanwa zisaba yuko mva mu bintu by'Imana, mpa imbaraga zo kujya mu bintu by'Imana. Ese hari uhari wifuza gusengerwa uyu mwanya? Imana ibahe umugisha. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.